mazina yose dufite hano ku isi afite dosiye, kandi dosiye ntiyabura. Ndatekereza ntagara abantu benshi ku munsi wa none wavuga izina Pastor Theogene ntibasobanukirwe uri kuvuga uwo ari we. N'uyu mubumbe wabaye danje. Uzi guturana n'umuturanyi urahura amakara 6 kandi akareba irinini, numva dosiye yabura gutese. Uyu akaba ari umugabo wamenyekanye mu bikorwa bijyanye n'ivugabutumwa mu Rwanda, ariko kandi bivugwa ko nubwo yari amaze kugira izina rikomeye atigeraga yibagirwa ubuzima bukomeye yaciye mu bwo yari mayibobo. Imbobo ntago Yesu yabakuzaho man. Muvuge ngo Yesu niyadukuzaho. Abihereye mu pasiteri man uzi imvune z'imihanda. Gusa ndatekereza ko mbere yo kwitamo kureba iyi nkuru bishoboka cyane ko hari interuro ebyiri wasomye ku mutwe w'iyi nkuru. Aya akaba ari nayo makuru y'ingenzi tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none. Ese ko umugore wa Pastor Theogene yaba afite undi mugabo, cyane ko n'umugabo we Pastor Theogene nyine yaba yarabimwemereye mbere yuko nyakwigendera yitaba Imana. Ibi bikaba ari byo tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none tukiri kuri Pastor Theogene, ariko kandi n'umugabo waranzwe no kwicisha bugufi mu buzima bwe bwa buri munsi. Munatecyano ku rubaraza mbese imbere y'umuryango wawe. Ubundi ukodesha ari ibiryo udateka utarishira inzu. Inyama, amagi, umutanzania. Ariko nawe iyo wayishe ya 30 yawe yishatse utera agasonga rugari imbere. Bamwe mu bagabo ariko kandi si bose batekereza ko kuba wafata umwanya ugafasha abo mu rwego gutegura amafunguro ari igikorwa kigayitse. Gusa kuri nyakwigendera Theogene suko byari bimeze. Muri make societe yahombye umuntu wari igira akamaro. Zina yawe hose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nk'iri. Ariko kandi dukomeje kujya mbere mu kiganiro wakora subscribe. Nukuri wakora subscribe tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge nitwa Bazaza, aha wageze ni ku TV Experience nguhaye ikaze. Umugore, abana, umuryango mugari muri rusange nabyo biri mu byari bigize ubuzima bwa Pastor Theogene. Umugore wa Theogene mu myaka yari afite itari myinshi, bigaragara ko yari akiri n'umujeni igihe umugabo we yitabaga Imana. Ntago byamworoheye guhita afata umwanzuro wo guhita ashaka undi mugabo. Abandi bagore bose babuze ababo muri rusange. Bitekezwa ko icyo gihugu gifite igikomere cyo kubura wawe wumva ukimukunze utarabyakira neza ko yagiye, bityo ukaba witonzeho gato ugatuza ukabona gutangira ubundi buzima. Ibi nibyo byabaye kuri Madame Pastor Theogene. Gusa amakuru ari imihanda tubwira ko uyu mugore ashobora kuba afite umugabo mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Gusa haracyakorwa ubusesenguzi bwimbitse kuri aya makuru, hashakishwa facts cyangwa se bihamya byemeza neza ko aya makuru ari aya nyayo. Ariko kandi nk'abantu dukunda ino famiye ntaga amakuru nk'aya tuba tugomba kuyacikwa mu by'ukuri. Ikindi nta kosa ririmo ko Imana yarajyanye umugabo we Pastor Theogene ikaba yamushumbusha undi mufasha. Byose ni Imana ibigena, ariko kandi biva mu kiganza cyayo. Kigeretse kuri ibyo kandi nuko nyakwigendera mu minsi ye ya nyuma ategeza asiba kwereka umugore we akiri muto mu by'ukuri. Abishatse igihe umugabo we, ndavuga Pastor Theogene, yabapfuye yakishakira undi mugabo, ibyo nta kibazo kirimo. Ubwo gahunda duhanye nyine no gukora subscribe. Ubwo vuba tuzaba turebera hamwe byose kuri iyi nkuru tukazahurira hano. Ndabakunda cyane. Iyi TV Experience ye nitwa Bazaza, hasta la vista. Gusa ntago nagenda gutyo gusa, reka ngusigiremo Theogene twakunze turi benshi. Dakizwa nakira gakiza Imana indindira mu gakiza, indindira ku bana mari imyaka 7 ndi umukristo ngangika ku muhanda sinari mfite yonye. Imana indindira gakiza. Imana izi kugira gute. Munatecyano ku rubaraza mbese imbere y'umuryango wawe. Harya babyita guki kakani bavungaguriramo magi. Mereza magabo wewe na magi. Ari gutuma umwana magi muzi. Gege mwicaye muri salo buri burareba mu mabati atigira inzu nateramo. Reka subiramo. Aya mazina yose dufite hano ku isi afite dosiye, kandi dosiye ntiyabura. Yabura gutese. N'uyu mubumbe wabaye danje.